Rayon Sport bihinduye isura, ndagira ngo tugaruke kuri breaking news. Ni amakuru y'ibanga muri ekipe ya Rayon Sport. None ahangaha tumaze kuba twagira ute twamara gukabuta. Byagenze bite? Ese uzanye ayahe makuru, cyangwa se uri kwibaza ngo noneho azanye ayahe makuru ya ekipe ya Rayon Sport? Ekipe ya Rayon Sport byahinduye isura. Ekipe ya Rayon Sport yiteguye uyu munsi gusinyisha abakinnyi batatu. Uyu munsi ese ayo makuru uyakuye he, cyangwa se uri kwibaza ngo aya makuru uyakuye he kugira ngo udukubite fact? None ahangaha njewe nje mu kiganiro mvuye ku biro bya ekipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bamaze kuba bagera aho bagomba gusinyira. Ndaza kugaruka ku mabanga yabereye mu nama ku mugoroba, aho iyi nama nayo yatangiye kuzamura ikiswe icyo navuga ngo nk'ikibazo gikomeye ariko kiri gushakirwa igisubizo, aho ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport butarimo burumvikana. Ni inama yabaye ku mugoroba, ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport ntiburi kumvikanwa muri izi recruitment. Nababwiye yuko muri recruitment ya ekipe ya Rayon Sport harimo harakora abantu bagera kuri batatu. Kuri ubu hamaze kwivangamo n'abandi. Uwa mbere nababwiye yitwa Irambo na Eric, Gacinya Chance Denis, ndetse na coach Afahani ya Lotf, umutoza wa ekipe ya Rayon Sport. Ibyo narabibabwiye, ariko kuri ubu ndakubwira ko umutoza atari guhuza na Gacinya ndetse na Irambo na Eric. Ndaza kubabwira ku mukinnyi witeguye gusinya none hanjye mbonye ku biro bya ekipe ya Rayon Sport, witwa Aimable. Uyu Aimable ushaka kugirwa directeur technique wa ekipe ya Rayon Sport. N'undi uyu wahoze ari directeur technique wa ekipe ya y'Amavubi, uyu Aimable Twahirwa. Uyu yahoze ari directeur technique wa ekipe y'igihugu, ekipe y'Amavubi. Noneho rero sasa byagenze bite? Ese ni ukubera iki ibi byose birimo biraba kugira ngo ekipe ya Rayon Sport baze kuba batakumvikana? Uwitwa Prosper ari ku ruhande rw'umutoza, ndetse umutoza uri kuvuga ati uyu Aimable arakenewe kuba yaba directeur technique wa ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'uyu Prosper akamushyigikira, ariko abandi ndetse bari hirya y'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bafite inshingano muri ekipe ya Rayon Sport nabo bagashyigikira witwa Gacinya na Irambo na Eric. Ariko wenda ntizimbye mu magambo kugira ngo tuyave umuzira muzingo, umenye iby'ayo makuru neza yose, ndetse tuze no kumenya amabanga ari muri ekipe ya Rayon Sport. Banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande kugira ngo tujye tubasha kubana muri operation nk'izi ndetse n'andi makuru y'ibanga ariko vuga muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ku mugoroba nibwo yaje kuba yakora inama, ndetse yaje kuba yaganira ku bibazo n'ubundi bimaze iminsi, ndetse birimo birashakirwa igisubizo, cyane yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwose buri gukora iyo bwabaga kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ize kuza kuba yasubira ku murongo mu buryo bukomeye cyane. Ni nako kandi ekipe ya Rayon Sport ishaka kuba yahindurwa. Ekipe mwajyaga mwumva nk'itagira amafaranga, nk'idahereza amafaranga abakinnyi, kuri ubu ngubu hari
gushaka umuti urambye ndetse ngo ekipe ya Rayon Sport ibe yihagije kuri byose. Ndetse iyi ekipe ya Rayon Sport bamwe mu bafana bagaragaje icyizere cy'urukundo rukomeye cyane, bakaza kuba bayifana ndetse bakaza no kuba bakomeza kuyirwanira ishyaka. Bumwe mu buyobozi rero bwa Rayon Sport buri gukora iyo bwabaga kugira ngo buhuze ndetse ngo birinde amacakubiri ari muri ekipe kugira ngo babashe kuba bakubaka ekipe ya Rayon Sport. Bamwe mu bayobozi bo bakomeza gutangaza yuko nubwo hahabamo abayobozi bamwe na bamwe bagirana ibibazo bitewe n'ibitekerezo byabo bitumvikanwaho, bamwe mu bayobozi rero baravuga yuko Rayon Sport ni Rayon Sport ku giti cyayo ndetse n'abakunzi bayo bagakwiye gukunda Rayon Sport, ntibagakwiye gukunda ubuyobozi bwa Rayon Sport kubera yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagiye buyobora ahantu henshi ndetse buyobora bamwe bakurikije inyungu babonamo wenda cyangwa se izina bashaka kugira muri ekipe ya Rayon Sport. Rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwasabye bamwe mu bafana ba ekipe ya Rayon Sport yuko ikwiriye kuba yakunda cyangwa se abafana ba Rayon Sport bakwiye kuba bakunda ekipe kuruta uko bakunda bumwe mu buyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Ayo ni updates, ariko amakuru y'ibanga na yahe ngewe ubwo nari nihagarariye ku biro ndimwo ndarekinga ndimwo nderekeza imboni zanjye, ariko wakoze subscribe ubwo nari nerekeje rero imboni zanjye muri ekipe ya Rayon Sport, navuze nti ngombe menye abakinnyi bari buze kuba basinye uyu munsi. Hagomba gusinya abakinnyi batatu. Wenda ntago nza gutangaza abo bakinnyi batatu ngo nabahe mbere yuko bashyiraho ikaramu. Nibamara gushyiraho umukono, iyi ni breaking news, nza kuita bahereza mbatamo n'amafoto kubera yuko amakuru ndayafite. Uri kunkurikiranira amakuru arambwira ati wowe tuza ibintu biri kutangira gutungana, vayo urebe, ngwino urebe. Urabona bari abakinnyi ubwo bari kumwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport batiteguye gusinya. Ese umbwira yuko umukinnyi ashobora kuza muri ekipe cyakabyukira ku biro aje kugira gute? No gushyira umukono ku masezerano. Izo ni breaking nza kukugezaho 5 kwa 5. Ekipe ya Rayon Sport rero irashaka guhindura ibintu byose. Abakinnyi bagera kuri 10 bagomba kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Mwabonye uwashyize umukono ku masezerano ndetse uza guhabwa amafaranga ye uyu munsi. Musore Prince araza guhabwa amafaranga yasigaye kuko yari yahawe igice. Uyu yahawe igice, ubwo rero nawe araza kuza kuba yahabwa amwe mu mafaranga ye. Ariko reka mbashimire cyane mwe mukunda kudukurikirana umunsi ku wundi. Tubona imibare y'abantu benshi bagenda badukurikirana ari benshi. N'umusaza cyangwa se n'umusanzu mushyira kuri iyi televiziyo kugira ngo ikomeze kuba yakaguka, yewe n'amafaranga akomeze kuba yanaboneka. Turabashimira cyane. Ndetse kuri ubu ngubu ku munsi turi gushyiraho abantu batarenze subscribe 1000. Turabashimira cyane. Tunababwira yuko tugiye kujya tubagezaho byinshi cyane. Twamaze kuba twakora channels zigera kuri 3 zose ziri update zirimo zirakora. Hari Niyo TV1 ifite subscribers 80,000 n'umubare mwinshi w'abantu badukurikirana. Turabashimira cyane. Ndetse tubabwira yuko dufite n'indi yitwa Niyo TV1 ya updates, ibagezaho updates zigiye zitandukanye ariko zitarimo wenda iza sport.
zitarimo izi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo nabo bari ku ruhande rwabo. Ndetse iyi channel urimo uranakurikirana ibi yitwa Neo TV1 Sports, iyi nayo ni ishinzwe vuba iri gukomeza kubakurikirana. Reka tubabwira ko dusatira umusozo, ndetse ni byinshi cyane tugenda tubagezaho, ariko ntitwabura gushimira umuterankunga wacu mukuru Igihozo Studio. Igihozo Studio ni mugende mwifotoze mu Gihozo Studio, ushobora kubahamagara cyangwa se ukabandikira kuri Instagram ni Igihozo Studio. Bakorera mu birori bigiye bitandukanye, yaba ubukwe, anniversaire, ndetse no kubafasha mu byago mwagize. Niyo TV Igihozo Studio kibafasha mu byago, kikabakavaringira uwo muhango wose w'urupfu cyangwa se wagize ibyago muri uwo muryango. Rero niba ukeneye video, amafoto meza, ushobora kuba wakandikira kuri Igihozo Studio cyangwa se ukabandikira kuri Instagram ndetse no kuri email Igihozo Studio @gmail.com. ushobora kuba wabandikiraho bakaba bagukurikirana. Imana ikomeze kubarinda, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu ni akagaruka.